Ijambo ry'Imana dusoma mu gitabo cy'umuhanuzi Yosuwa igice cya 24 umurongo wa 15. Kandi niba mutekereza ko ari bibi gukorera Uwiteka, uyu munsi nimwitoranyirize uwo muzakorera. Niba ari izo mana basogokuruza bakoreraga zo hakurya ya rwa ruzi, cyangwa imana z'Abamori bene iki gihugu murimo, ariko njye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Ijambo ry'Imana. Nshuti yanjye, nagira ngo usobanukirwe neza ko gusenga Imana bikorewe hamwe, nk'umuryango hamwe, nk'abizera bamwe mu muryango umwe, bigira imbaraga nyinshi cyane, ndetse ku buryo ubuyobe ubwo ari bwo bwose budashobora kuza kubameneramo ngo bube bwatatanya umuryango. Nagira ngo rero nkukangurire nshuti yanjye, wowe n'umuryango wawe, guhuriza hamwe mugasengera Imana imwe kandi mukagira kwizera kumwe. Izo mbaraga nta muntu uzabayobya, kandi ntago umuryango wawe uzacikamo igikuba. Imana igufashe kandi Imana ibasange mu muryango wanyu. Muhitemo neza.